kugaragaza imico yo mu bihugu 11 baturutsemo babinyujije mu mbyino, imyambaro ndetse n'ibyo kurya, nibyo byaranze kwizihiza umunsi w'umuco ku bofisiye bakuru biga mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye NYAKINAMA mu karere ka Musanze. Ni umunsi bamwe mu bofisiye bakuru bavuga ko ari ingenzi kuko utuma bamenya imico igiye itandukanye, bityo bikazabafasha igihe bagiye mu butumwa bw'amahoro. Biradufasha kuko umusirikare ari ubundi n'umuntu ugomba gukora ahantu hariho hose ahawe akazi, kandi ni umuntu ugomba kwitegura gukorana n'abandi. Icyo bidufasha cyane rero tumenya gukorana nabo mu gihe bibaye ngombwa. Hari ibintu gukorana nabo mu gisirikare, ariko birenze ibyo hari n'izindi nshingano dushobora guhabwa bigatuma duhura nabo tukazinoza neza, kuko tuba tuziranye nabo, tuzi umuco wabo, tuzi ibyo bakunda, nabo bazi ibyo dukunda. Bikatworohera, tumenya uburyo bakomuniketinga, tumenya ururimi ni ikintu gikomeye cyane gihuza abantu, tumenya indimi zabo. This occasion normally allow the student to display their diverse cultural aspect from their respective countries. As you know, we are almost 15 students from almost 11 countries of Africa here in the Rwanda Defense College. In that case, those cultural aspects of different countries are displayed through this event today of Cultural Day. Gusabana kw'aba bofisiye bakuru binyuze mu mico igiye itandukanye y'ibihugu baturutsemo ngo niryo pfundo ry'ubudasa rizatuma bakomeza kunoza akazi kabo aho bari hose. I am hopeful that this cultural event educates each one of us to love and appreciate our diverse cultures. Let our cultures make us stronger and our diversity build our unity. Mu kwizihiza umunsi w'umuco ku bofisiye bakuru biga mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye NYAKINAMA, ni umunsi wizihizwa buri mwaka. Umuhoza Honore, Flash TV, NYAKINAMA mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.